Yes, hello my beautiful people. Turabasuhuje cyane. Iminsi yari ibaye myinshi, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Igitondo cyiza, saa sita nziza ndetse n'umugoroba mwiza bitewe n'aho umuntu aherereye. Weekend imeze ite se? Hirya iyo ngiyo iwanyu biragenda, natwe turi aho. Akazuba karava, ibintu ni umutekano mbese. Amakuru amaze iminsi imihanda se ni ayahe? N'abantu iminsi hari ukuntu iba yagiye igakurura abantu neza, bakaburana ibintu bikamera hatari. Iyo hirya iyo n'iyo ngiyo biragenda, abari hakurya y'amazi mwese ogwana. Ndabona imihanda ituje, abantu bari muri weekend bagiye hehe ko mbona ngerageje kugera muri santere nciye mu muhanda, ariko ndabona imihanda irererana neza, nta bantu barimo. Akazuba kari kwaka, abantu bagiye hehe? Abantu bari hehe ko ibintu bidashyushye, ibura ry'amafaranga cyangwa ni iki? Mwebwe murabona bimeze bitera? Ariko nanone bibaho by the way. Ababosi imodoka baba baziparitse bari kumera neza. Ariko ikirere ndabona gikeye. None se abantu mwe, iyi minsi ya none murayibona mute? Ukurikije uko muba muri kubona ibintu n'uko mubyumva, niba biri kuba mubona mwebwe bimeze bite? Ni ya minsi ya nyuma bavuze, impfu nyinshi zidasanzwe zidasobanutse, bamwe bati ni satani, abandi bati ni abantu binaniwe. Mwe murabibona mute? Ibi ngibi byari bisanzwe kuva n'imyaka ya kera cyangwa nta gishya gihari? Haba hari byinshi nyine abantu baba bari kubona, bakabona biteye urujijo, biteye inkeke. Ariko nanone ugasanga buri muntu burya ngo aba afite ibibazo bye, buri umwe aba ari ibye, undi akaba ari ibye, undi akaba ari ibye, ariko nyine twitegereje tukareba, nyine hari igihe ubona nyine hari ukuntu ibintu bidasanzwe. Ni mu buzima busanzwe, buri wese n'ahari, abari iyo mu cyaro hari uko baba bafite uko babona ibintu byabo n'uburyo babikora. Ubu wazindutse guhinga umubyizi arawubonye, abanyamujyi nabo buri wese aba yikaraga ibye. Ni kwa kundi natwe turi kugenda mu mihanda tureba ngo ni ibiki. Hanyuma se amakuru y'imihanda ni ayahe kuri ba bandi nyine, ba bandi tubyumva kimwe? Inkuru ziri guca ibintu ni izi. ukuntu ngiye maze iminsi ntari update ariko
azi ko abantu bankunda cyangwa se badukunda muri rusange baba birebera hafi, batwapudetinga hari ukuntu umuntu aba yasubyemo gatoya agatakara. Muturabure inkuru nka zingahe nabonye muri iyi minsi, inkuru y'akababaro, umugabo wa Mukuru Arinda watabarutse, n'iya Emi uriya witwikiye mu nzu. Hari n'iyindi nkuru itangaje ishekeje yo mu majyepfo, y'umugeni ngo uri gushakishwa warongoye agaterura ibikoresho byose mu nzu n'imyenda y'abageni akayikomba akayijyana. Inkuru ya Muyango Claudine nawe nabonye ku mihanda irimo iracicikana ko hari ukuntu bitameze neza. Ariko numva amakuru arahari ni menshi cyane. Abakristo nabo barimo baritegura Pasika mu minsi iri imbere. Yego. Ikindi kandi turimo turegera mu minsi yo kwibuka, iminsi y'icyunamo yo kwibuka abazize Jenoside mu 1994. Aba ari ibihe nyine tugomba kwinjiramo twiteguye neza, tukabijyamo tuzi ibyo tugiyemo. Twibukire ku mateka, twibuke twigira ku mateka. Ibyabaye ntibizongere kuba ukundi. Tubwirane, buri wese abwire mugenzi we, twese intero imwe, tugire tuti ntibizongere ukundi. Tunabyibutsa kandi gukomeza kwitwararika muri ibi bihe, tukaba hafi y'abakeneye kwitabwaho, buri wese agatanga umusada we. Bityo rero bizagenda neza, dukomeza no kwiyubakira igihugu cyacu dufatanyije, byose tuzabigeraho. Ibindi ubwo turajya tugenda tuganira uko bwije uko bukeye, hirya no hino byifashe bita, amakuru hari n'ayahe. Mukomeze mugire ibihe byiza, muzakomeze kwihangana muri ibi bihe tuzaba turimo byo kwibuka abacu, kandi muzabitwaremo neza. Ahasigaye tuzasubira nyuma y'icyo gihe, twongera tuganira kandi tunakomeza, kuko kwibuka bimara iminsi 100. Tuzakomeze kwitwararika rero muri ibyo bihe. Yego, turabashimiye cyane rero, weekend nziza.